fezi ye y'urukundo ntintagererana. Yagize fezi nyinshi mu buzima bwe, ariko fezi ye y'urukundo ni uko uca bugufi, ntabwo wayigira ahantu wayisanga. Yari umubyeyi mwiza rero, nubwo Satani yamufashe. Gazi rero ni ugukomeza kwihangana, ni ibibazo biteye ubwoba cyane, aho twumvise amakuru mabi cyane, amakuru y'incamugongo, amakuru ateye ubwoba, amakuru y'imboneka hamwe, amakuru mabi cyane. Ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru ateye ubwoba nk'uko namwe muri kubyibonera. Mu busanzwe Pamela, bamwita Uwikeza Pamela, ufite imyaka 28, ufite umugabo bita The Ben w'umuhanzi, abenshi muramuzi. Mu by'ukuri Pamela rwose mwamubonaga afite ubwiza buhebuje, ariko mu mutima nta kintu cyari kirimo pe. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo The Ben wa Pamela yari afite ubugwayi, yari amaranye imyaka 4, yari arwaye umutima bikomeye cyane. Ubundi twaramwegereye atubwira ko uwo mutima ntabwo umujya buri munsi, ariko uza nko mu mwaka 2, ari igihe umufashe neza neza akaba nk'umuntu wapfuye, noneho nyuma akaza gutsimbuka. None ubu ngubu tumenye amakuru ko umutima umufashe birangiye, kandi urabizi ko umutima, buriya iyo urwaye umutima uba urwaye indwara mbi cyane, kuko umutima ni wo ugufasha guhumeka, ni wo ugufasha mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo umutima ni nka moteri y'umuntu, kandi urabizi n'ikinyabiziga moteri ipfuye biba ngombwa ko ikinyabiziga kitava aho kiri. Rero ni umuntu uriya umutima we niwo moteri ye. Uri kumva ko ibintu biteye ubwoba cyane. Abo twatangiranye video, The Ben yavuze ijambo rikomeye, avuga ko kuva yamurongora, yamushyira mu rugo, nta kibi yari amuziho, kuko ndetse n'ikintu cyabaje abantu benshi cyane ni ukuntu Pamela asize akana gato cyane, kamwe baherutse kubyara, urabona ko kari akana kari kakiri gato cyane. Ukumva ko ni ibintu biteye ubwoba, ndetse ni ibintu biteye n'agahinda. Bivuga ngo sekuru wa papa wa Pamela ndetse na mama wa Pamela bavuze ko bagomba gufatikanya na The Ben mu kurera kiriya kibondo, kuko uriya mwana nta kosa afite, kandi buriya nubwo se aruhije, ariko nta kundi niko bigomba kugenda, kuko uriya mwana wa The Ben yaramaze kugira umwaka n'amezi 2, ariko gusa ntiyihangane kuba abuze mama we. Mu buryo bw'umwuka ni byiza, ariko mu buryo bw'umubiri ni bibi cyane. Impamvu mvuze ko mu buryo bw'umwuka ari byiza, ni uko Pamela aho ari hose yagiye mu ijuru, ariko ibyo twabyishimira. Ariko buriya mu buryo bw'umubiri, nkatwe abantu twumva ari bibi cyane, ariko ubwo Imana nyine nibyo yashimye, nta kundi. Kandi ntago wavugurura icyo Imana yishakiye. Rero reka twihangane
twihanganisha na debeni. Gusa niba tugiranye aha ngaha ushaka amakuru arambuye, wahamagara iyo nimero 079 03 00 842. Ku batayumvise neza 079 03 00 842. Iyo nimero niyo wahamagaraho ukabaza amakuru ukuntu byagenze bakagusobanurira. Wenda njyewe hari ibyo ntari kuvugamo kuko byose mbivuze nabatindira ndetse mukanarambirwa. Rero mvuzemo bike, ibindi ushaka ibindi bisobanuro wahamagara iyo nimero noneho tukabasha nyiri nimero akabasha kubigusobanura neza, kuko niwe ubizi, niwe wampaye nimero ngo nyitange. Inshuti n'abavandimwe bayihamagareho basobanuze ukuntu byagenze, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Usanzwe Pamela iwabo ni abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Ukumva ko mama wa Pamela byamubabaje cyane ndetse na papa we adasigaye. Byababaje abantu benshi cyane kumva ngo Pamela yitabye Imana. Umugore wari mwiza, umugore utagira ubwirasi, umugore rwose w'inyangamugayo, umugore mwiza cyane haba mu mutima ndetse no ku mubiri. Gusa byabaje abantu benshi cyane, namwe murabyumva. Aya makuru ntabwo arasakara hose, ariko mu kanya gato muraza kubona kuri YouTube ko ariyo makuru ahari. Rero nkababwira ngo mukomeze mwihangane, Imana iramurinda mu rugendo rwe kugira ngo agere mu ijuru amahoro. Gusa twebwe tumwifuriza ijuru, ntabwo tumwifuriza kujya hari ahantu ikuzimu, ahubwo twebwe icyo tumwifuriza ni ukujya mu ijuru. Twebwe nk'abantu icyo dushoboye, kuko ntitwamuzura ngo bikunde. None icyo Imana yashatse ntawagitandukanya cyangwa se ntawakibuza, kuko Imana niyo muremyi wa byose, ndetse turi abantu bayo, igomba idukoresha icyo ishaka. Twe ntabwo dukora icyo dushaka, ahubwo yo niyo iduhitiramo icyo dukora, ndetse niyo iduhitiramo n'ikidukwiye. Murakoze cyane rero kuba mwumvise aya makuru. Gusa mwandike komenti muduhumuriza, kugira ngo tubashe kugarura agatima, kuko amarira ni menshi cyane. Umutima wacu ugiye gusandara kubera amarira. Mbaye mbashimiye. Niba utarakora subscribe rero ikore, kugira ngo mu kanya tuza gushyira andi makuru uze kuyabona. Subscribe ni kimaze, nta zindi nyungu tubashakamo, ni kugira ngo mujye mukurikirana amakuru agezweho, cyangwa se amakuru ya nyayo, amakuru atari ibinyoma. Bye bye. Gusa urashaka kuza kumuherekeza, yahamagara ya nimero bakamurangira ahantu agomba kuba ari, kugira ngo tubashe guherekeza Pamela wacu. Murakoze.